Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data mu izina rya Yesu, abo tubana mu mwanya wa batuye buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye. Yesu Kristo nashimwe. Bakristo bitorera Lion Mountain Church mu Rwanda, Imana ihabwa icyubahiro. Dukomeje kuza kuba imbere y'Imana, Imana yacu. Nyemerera ufatanye nanjye gushima Imana aka mwanya. Hereza Imana icyubahiro, banza Imana hose muri byose, ku buzima bwawe, muri gahunda zawe, mu kazi kawe, ku bawe no ku byawe byose. Habanza Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Izinzi ijoro rizinguye amanywa. Imana ishimwe. Ibikoze mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, kubw'urukundo rwayo, kubw'imbabazi zayo ikugirira igihe cyose, zitajya zishiraho. Imana ihabwa icyubahiro. Tunezejwe n'Imana mu mitima yacu, kikomeje kwigaragaza, kikomeje kutugira neza, kikomeje kutwongerera iminsi yo kubaho. Tunejejwe n'Imana intwari ku rugamba, tunejejwe n'Imana y'inyembabazi n'urukundo rubihebuje. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ushime Imana ibyo yakoze n'ibyo izakora. Ushime Imana kubw'imbabazi zayo, kubw'imbaraga zayo, kubw'urukundo rwayo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba imbere y'Imana mu bihe byiza byo gusenga. Impamvu twahisemo dutya nuko twasanze Imana igira neza. Impamvu twasanze Imana igira neza nuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imbabazi zayo tuvuga nuko iyo ucumuye, imbabazi z'Imana nizo ziza zikongera zikaguhuza n'Imana. Imana ikibagirwa ibyaha n'ibicumuro byawe, ikavuga ngo mwana wanjye ongera ubeho ukabaho. Imana nishimwe. Ntabwo utunzwe no gukiranuka kwawe, ntutunzwe n'ibitambo, reka data. Ntutunzwe n'uko uzi gusenga cyane, reka data. Imbabazi z'Imana gusa. Niyo mpamvu njya nkubwira rero ngo ujye uzirikana izo mbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, hanyuma uyishimire, uyishimishe imirimo ukora, uyishimishe guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, wishimishe kuzirikana aho yagiye kurengera hose. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera tugaruke muri teme yacu y'iki cyumweru. Turiho dusoza yitwa ngo uri rugero ki? Ese uri icyitegererezo ki? Aho uba, mu muryango wawe, aho ukorera, mu bucuruzi bwawe, uri icyitegererezo ki? Muri gurupe yawe uri icyitegererezo ki? Uri rugero ki? Ese wimutse aho hantu uri ukajya kuba ahandi, ahahandi uvuye basigarana nk'uruki zawe, abantu bazasigara bakwibukira kuki? Ese abantu bazasigara bavuga ngo uriya muntu tumuziho iki? Ese bazaba bakuziho ibyiza cyangwa ni ibibi? Imana idusange muri iki gitondo. Uri rugero ki? Uri icyitegererezo ki? Mubyeyi uri rugero ki mu bana wabyaye? Uri icyitegererezo ki muri bo? Ese mu kazi nimba uri n'umuyobozi uri icyitegererezo ki? Uri rugero ki? Ese nimba uri umukozi usanzwe uri rugero ki? Uri icyitegererezo ki? Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera icyo kibazo uzajye ukibaza igihe cyose mu buzima bwawe, uvuga ngo ariko ndi rugero ki? Ndi icyitegererezo ki? Nusanga uri icyitegererezo kibi, utanga urugero rubi, wihane usabe Imana imbabazi. Nurangiza ubwira Imana ngo mpa ubwenge bwo gukora ibishimwa nawe, kuko nukora ibishimwa n'Imana uzaba urugero rwiza. Uzaba urugero rwiza mu bo mubana, uzaba urugero rwiza muri sosiyete, uzaba urugero rwiza muri gurupe, ndetse Imana izaguhindura uwo kwifuzwa. Imana nishimwe. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana n'urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo. Ni amagambo yabwiye Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Turasoma n'uwa 13 twihuse. Titire y'ijambo handitse ngo ibyo gukiranukira gukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma 12 handitse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Imana ishimwe.
ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Imana ishimwe. Kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Imana ishimwe. Ahangaha Timoteyo abwiye Pawulo abwiye Timoteyo, aramubwiye ngo ntihakagire uhinyura. Aha yamubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Navuganaga nawe w'urubyiruko, ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe. Ndavugana nawe ukuze wa mubyeyi we, ntihakagire uhinyura no kuba uri mukuru, ubu kuba uri umumama, kuba uri umugabo. Ubundi ntihakagombye kugira uhinyura experience yawe, kuvuga ngo uriya mumama arakuze. Wagombye kuba umwizerwa, ukaba umuntu wo kugisha inama. Aha rero Pawulo abwiye Timoteyo ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Umuntu iyo aguhinyuye aba akugaye, iyo umuntu aguhinyuye aba agupinze, iyo umuntu aguhinyuye aba yumva utari icyitegererezo, nta rugero rwiza yagufataho. Rero Pawulo aravuze ngo ntihakagire uhinyura. Ntihakagire rero uhinyura ubusore bwawe, ntihakagire uhinyura ubukure bwawe, kuba uri umusaza cyangwa uri umumama ukuze. Ntihakagire uhinyura kuba uri umubyeyi, ngo bavuge bati uriya se ni mubyeyi nyabaki. Icyo gihe bavuze ngo uri mubyeyi nyabaki, baba bahinyuye experience no kuba uri umubyeyi nyine. Pawulo uyu munsi muri iki gitondo ni wowe ubwirwa ibya Timoteyo byararangiye. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, uhinyura ubukure bwawe. Ntihakagire uhinyura, ntihakagire ubihinyura rwose ubusore cyangwa se ubukure bwawe, ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Icyo ijambo ry'Imana rikubwiye rigarutse kuri teme yacu y'iki cyumweru. Uri rugero ki? Uri icyitegererezo ki? Ngo ahubwo ube icyitegererezo, ube urugero rw'abizera, ube icyitegererezo cy'abizera, ube urugero rw'abantu basenga Imana, ube urugero rw'abantu bizeye, ube urugero rwiza muri sosiyete, ube urugero rwiza mu muryango wawe, ube urugero rwiza muri iyo gurupe, ku buryo bakureba bakavuga bati kiriya kintu ntabwo yagikora, ku buryo bakureba bakavuga bati afite indangagaciro n'iyi. Ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Ntabwo nzi uri icyitegererezo ki. Birashoboka kuri icyitegererezo cy'abasambanyi, birashoboka kuri icyitegererezo cy'abanyamagambo, birashoboka kuri icyitegererezo cy'abantu bagira umwaga n'umushiha n'umujinya, birashoboka kuri icyitegererezo kibi. Ariko ijambo ryakubwiye ngo ube icyitegererezo cy'abizera, kandi ntihakagire uhinyura ubusore cyangwa kuba uri mukuru. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro, Imana idusange. Ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ibyo uvuga ube icyitegererezo cyiza ku byo uvuga no ku ngeso zawe. Ingeso zawe uko wikomporuta, uko witwara, ubona ufite ingeso nziza. Nawe ubwawe reka nkubwire, hari abantu bavuga ngo njye wanyereka iyo Mana, ngo uzayibaza iki ko ingeso zawe zizakubera umuhamya n'umushinja. Uri icyitegererezo cyiza mu ngeso zawe, mu byo uvuga uri icyitegererezo cyiza. Imana idusange. No ku rukundo ugira rumeze gute? Rahira ko rutakayutse, rahira ko udafite urukundo rugendeye ku ndamu zawe. Imana ishimwe, Imana idusangira. Ijambo ndumva riryoshye, ngo noneho ube n'icyitegererezo ku by'urukundo no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Umutima wawe umeze ute? Mu mutima wawe harimo ibiki? Mu mutima wawe harimo migambi iki? Mu mutima wawe habamo ibiki? Ngo no ku mutima uboneye, ube icyitegererezo ku mutima uboneye. Imana ishimwe. 13 ngo kugeza aho nzazira. Uwo ni Yesu Kristo twavuga dutegereje. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Imana ishimwe. Ujye ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, kandi ugire umwete wo guhugura abantu muri kumwe.
ntago wowe uzafata umwanya, wenda ntugire umwanya wo kujya ku gatuti ngo ubwirize, ariko bwiriza, uhugure uwo mwicarana, uhugure uwo mugendana, usome ijambo ry'Imana, ngo ujye ugira umwete, ugire umwete wo gukora neza. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mbifurije kuzagira weekend nziza, kandi uharanire kuba urugero rwiza, uharanire kuba icyitegererezo cyiza. Imana iguhe umugisha. Shalom. Izina rya Yesu niryo riruta ayandi uzabaho, nawe iranka